Comme l'a dit Anthony, la FIFA a mis un très gros projet en place depuis plusieurs années sous Arsène Wenger et avec un slogan très simple, c'est donner la chance à tous les enfants de réussir. Bien sûr, comme a dit Gérard, de devenir un joueur de foot professionnel est très compliqué et très long, mais on doit donner la chance à tout le monde, que ce soit garçon ou fille. Donc dès que j'arrive au Rwanda, je vais pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois aller sillonner toutes les villes du Rwanda pour aller voir où sont les talents, les identifier, ensuite trouver la meilleure formule pour les entraîner au quotidien, pour aider tous les entraîneurs du Rwanda et entraîneuses du Rwanda pour devenir meilleurs au quotidien et d'ici 3 ans, on l'espère, aller à la Coupe du Monde du 17 garçons ou filles. En tout cas, merci beaucoup. Je vais, avec ma personne, donner le maximum de moi-même pour aider Gérard dans sa mission de DTN, aider la FERWAFA pour faire grandir cette grande fédération qui, pour moi, doit devenir, dans un avenir proche, dans les 10 meilleurs pays africains. Voilà, merci beaucoup et j'espère qu'on se reverra assez rapidement. Merci. T'as oublié les yeux, hein? Bon, oui. Il n'y a pas de problème. Just to conclude, the expected benefit of the Vision and Mission and the Talent Development Scheme is to have international recognition, to participate in the AFCON U17 and FIFA and the 17 World Cup, to create a better pathway for the young players, to have higher standards in elite development, and to have stronger international partnerships. With the new leadership led by the President Fabrice, and also the new General Secretary Boni Mugabe, plus the Technical Development Department and the entire staff of FERWAFA, this is what we want to achieve. I repeat myself, we want to put Rwanda back on the map. You all remember this, right? This is where we want to see Rwanda again. And with the talent development scheme, I know you were asked a lot of questions, I know that, but I think the talent is here, but it depends on what we are going to make out of the talents. To have good talents, to train them, we also need good educators, good coaches. And you see, the under-17 is very important, but the under-17 is also the foundation for this. I'm not happy with this. You know why? Does anybody know why? I'm from Ghana. 2004 was given to us. But I've come back to Rwanda. I'm waiting for Jimmy to play 1-on-1 against it. Just for you to know. Anyway, the Namubi 2004, this is where we really want to see you back. The president just came from a beautiful draw. He met all the big people there, but I know he's also dreaming to go there and have one day a team there. We say inshallah. Ladies and gentlemen, Morocco is it. Thank you. Okay, another proposal to our presenters. Now, now to let you do the podcast, which I can know, to the name then now the result for my money to the Tatiana with us. Rero cyiza muri mu mwanya ujyanye no kubaza ibibazo bijyanye na gahunda tumaze guhabwa. So that's the last question, the last session of this evening. I don't think it's going to, we're going to be so long on this, and I'd like to ask the question or ask you to be to go straight to the point. There's no need of going into histories. You say your name, the media house you present, and your question.
ushatse wabaza mu Kinyarwanda, Igifaransa cyangwa Icyongereza nta kibazo. Ujye uvuga niba ubajije. Adere kuri Sadi na Paul. Murakoze, nitwa Imana Sadi, nkorera Umuseke. Ikibazo cyanjye kirajya kuri komiseri ushinzwe development, Bwana Fidel, ariko ndifuza na comment ya president kuri iki kibazo. Muri iyi gahunda yose bamaze kudusobanurira, n'ubundi raganisha style mu batoya, bita byumvikanisha ko n'ubundi target ari ugushyira imbaraga mu bakiri batoya kugira ngo iyo goal cyangwa se intego yo kuqualifyinga muri World Cup U20 2028 igerweho. Ariko mu rwego rwa Komisiyo ishinzwe development, mutekereza iki ku gushyiraho abatoza b'ibyo byiciro bahoraho bakurikirana umunsi ku munsi activite z'abo bana? Ahangaha ndavuga muri ibyiciro biri national bank, ikipe z'igihugu z'abo bana bakiri batoya. Mutekereza iki ku gushyiraho abatoza bahoraho babihemberwa, babitangira umwanya wabo kugira ngo bamakinge sure ko ibyo barimo bifite umusaruro? Mutekereza iki? Ikindi nifuzaga kubaza gatoya, mutekereza iki ku bana bakiri batoya b'Abanyarwanda ariko batagize chance yo kuvukira mu Rwanda, kuko nabo ni ab'igihugu? Ntekereza ko nabo bashobora gukurikiranwa bakaba baha igihugu umusaruro muri izo ntego igihugu gifite. Ndifuza ko komiseri ndetse na president babikoraho commentaire. Murakoze. Perezida, sinzi niba twemera twafata kimwe cyangwa twafata nka bitatu icyarimwe. Okay, next. Yes. No, you really don't have to make it wrong. Don't bend to his phrase, please. Go straight to the question. Yeah, murakoze, nitwa Jean de la Kurubayo, nkorera Horo Australia. Ikibazo cyanjye bigaragara yuko kubika amakuru y'abana bakiri batoya bafite impano no gutoranya abo bana bisaba ubuhanga buhagije, ndetse mu Rwanda biranagoye kugira ngo biboneke. Ni iki mugiye gukora kugira ngo abana bari especially mu bice by'ibyaro bajye bitabwaho ndetse n'izo mpano zigaragare kugira ngo icyo gihe nabo bazabona ayo mahirwe? Murakoze. Murakoze, Tolibas Nifasha, kureba n'umutima. J'adresse ma question au directeur technique. Nous avons assez de projets avec certaines académies comme Bayern Munich, Paris Saint-Germain et Arsenal, mais jusqu'à maintenant nous n'avons pas pu trouver les élites en football. Est-ce que vous avez l'espoir qu'on aura les meilleurs joueurs en 2028 qui pourraient nous amener en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde? Twateye cyangwa aho hanyuma tugafata indi session nyuma kumva president na commissaire batangiye. Murakoze cyane. Shaka gusubiza ikibazo cya mbere kivuga ku bigendanye n'abatoza bahoraho ba U17, U20 na U15 national team. Icyo nshaka gusubiza ni uko iyo process twamaze kuyitangira, ku buryo ngira ngo byaciye no ku rubuga rwacu tugaragaza ko twamaze kuappointinga abatoza ba U17 national team n'abatoza ba U15 national team n'abatoza ba U20 national team. So rero ni process turimo, ariko twamaze kuyifatira umwanzuro na Excom. Igisigaye gusa bitewe n'ibintu bavuga bitewe n'amarushanwa tuvuyemo, nk'uko mwabibonye ntabwo umusaruro wagenze neza muri U17. Icyo twifuza turashaka kuramforsa abo batoza,
kugira ngo batuzane n'abandi ba expert bashobora gufasha abo batoza bacu b'abanyarwanda kugira ngo nabo bitume dutegura amakipe yacu neza, kuko realite twabonye tugeze hariya muri Ethiopia abandi bamaze igihe tugakompeta n'abantu bamaze igihe bo biteguye neza kandi bafite staff technique yose yuzuye. Sibyo rero amasomo twakuyeho, ngira ngo n'inama y'ubushize na Excom twafashe uwo mwanzuro, perezida araza kubisobanura neza. Turashaka kurenforce equipe ya national team kugira tugiremo n'abandi ba experts bashobora kuzana ubundi bumenyi budasanzwe, kuko iyo team ubigeze isigaye competition ikomeye cyane. Kugira ngo muri 15 Uganda suko abantu bacu bagafite tano, kuko muri Ethiopia tanga dufite abana beza ariko bagomba preparation ihagije. So rero ibyo byose ntabwo twabarigiye ko ibyo byose turashaka kubishyiraho ku murongo. Ku bigendana n'ikibazo baje cy'abana b'Abanyarwanda bari hanze, iyo process twarayitangiye, perezida araza kubivugaho neza. Ubu ntabwo dufite gahunda noneho apana yo guhamagara abana bavuye hanze mu gukora kimwe hano na hano. Ubu muri direction technique turimo turategura gahunda y'uburyo tuzajya twohereza staff technique ikajya muri Burayi igakora camp n'abana selection hariya tumenye ushobora kuba yakinira national team muri aho kuba gusanga kandi invitation ariko tudafite performance details z'umwana. Rero ibyo nibyo birimo yacu turimo turabitegura Excom yarabyereje muri direction technique no kwitegura no bizabandi dufite n'abandi bantu batangiye kudufasha bari hanze bakora muri agent barimo kusanya amakuru bose bifuza gukinira national team. Murabizi ko muri 17 twabifite n'abana bane bavuye hanze, ubu rero dufite umubare mwinshi w'abana benshi baba hanze tutigeze tumenya abo bose bifuza kuza gukinira national team. Ariko ko ari benshi n'ubu twifuza kujya tubasanga tugakora selection. Hari ushoboye technical team ikazifite amazina yabo tukaza gutegura certification zo kugira ngo baze muri collab. Murakoze. Thank you, Commissioner Fidel. Kibazo cya Sadi, bon, kibuzeho, ariko hari na precision. Ibyo yavuze nibyo, abatoza ba national team twatangiye process yo gushaka bari permanent, ariko bitewe na resultat twagiye tubona mu isi ishize, hari ukuntu dusubira muri DTN ndetse na commission ushaka noneho abatoza bashoboye. Ushobora kuyibura umutoza cyo ni kimwe, ugiye umutoza ushoboye aho ni kimwe. Ariko ushaka kugaruka ku kibazo Sadi yabajije cy'umwihariko, abatoza bazatoza aba bana turimo kuvuga ba elite. Muri presentation mwabonye ko dufite mu kwa kabiri dufite amahugurwa y'abatoza, ariko ayo mahugurwa nayo yayandi dusanzwe tubona. Amahugurwa azaba ari very selective. If I say very selective, we want the best coach of the best coach. Kandi dushaka coach ufite n'uwo mutima wo kwigisha. Hari abantu batihanganira abana batoya, umwana muto n'umwana muto ushobora gukosa, ushobora kudakora icyo wamubwiye, ariko usaba n'umuntu ufite iyo patience yo kuvuga ati uyu mwana ushobora kumushyiramo icyizere. Ariko icyagenderaho dufite abakoci, dufite kapse, ariko tuzashyiramo kandi karusho education level. Agomba kuba ari umukoci yibuze warangije kaminuza. To be honest, we don't want to work n'abantu ubwacu twebwe namwe abanyamakuru rimwe na rimwe mujya mutubwira ati uriya si mweme. Wowe bari umuntu uhereye kuki? Wambere umuntu uhereye kugiza kugeza. The result is very key. For me, maybe abantu tubigiraho impaka, amashuri is very key.
uyu munsi sinzi ko waba umunyamakuru maybe ushobora talent yo gukora analize yawe, ariko probability nyinshi nubwo abanyamakuru mwese bo mufite niba y'amashuri runaka, nta muntu uri aho ngaho ushobora kuvuga ko ntabwo yize primaire ariko akora mu itangazamakuru yandika nawe azi kwandika. It's impossible. Niba dushaka guturinga abana bacu neza, tugomba gushaka n'abarimu babatoza ku rwego rwiza. So muzabona mu gihe kiri imbere, of course ababona abakoci bazaturashaho itangazo dusabe abakoci dushaka kuzana muri projet ya development y'abajene. Icyo tunatekereza baweretse ko dufite n'amacentre d'excellence. Ayo macentre d'excellence ni amashuri, ariko mu ishuri nawe uzafata umwarimu wigisha imibare amubwire nagira umwanya isaha imwe yambara ikabutura agiye kwiruka sadi bindi byawe byo ukora, ubu nawe kugira coaching level na license bibaye ngombwa afatanya n'ubwo bibaye ngombwa nuko bizagenda. N'ayo mashuri yari elite tuvuga ko tuzashyiraho abana bazi gukina bafite talent, tuzoherezaho n'abakoci bacu babaforme. Uwo mukoci azaba aripotinga muri DTS, azaba afite porogaramu y'byita y'ukwezi ariko bihereye ku munsi ibyo tumusaba gukora atabikora nawe akavayo. Bibaye na ngombwa ni umukoci tuzajya guhembwa, ntabwo bibaye na ngombwa tuzajya tumuhemba kuko dushaka kuzana umusaruro. Iyi porogaramu y'imyaka 2 ntabwo wayitererana ngo utegereze result 2028. Turayikurikira kandi tugeze byibuze ahashimishije no kugira abantu bashoboye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri maybe kiraza kujyana n'ikibazo cya babajije cya database y'abana. Yes, cyangwa ko yabajije baberetse ko dufite new tools. This is a made in Rwanda tools. Turacyari final stage, maybe it's a 90% ready. But that tool you're going to use to put data, identify talent, mushamo makuru na nuko tutawatuta ya mutuireke izajya ishirwa afite abantu bazayikoresha niba aba scout 18. Uyu munsi dufite aba scout twitwa ko ari aba scout bazwi baferwa mu ntara zose n'ahantu tutagenda tugera buri munsi, ariko nabo tugiye gukora ijonjora for the new scout for the talent development. Nabo bazasa naho baripotinga under Ferwafa, tuzareba contract tuzakorana nabo, ariko nabo hari a minimum bagomba kuba bafite kugira ngo aze avuge ngo I'm the official scout of Ferwafa. Kuko the DTN Fred nawe bavuga ko bashobora kugenda ntabwo wagenda buri munsi, ntabwo wakuvuga ati murafata imyaka cyangwa se amezi angahe mube mu majyaruguru muzajya mu majyepfo, ntibishoboka. Ariko abantu bacu baba twaturinze the 18 scouts will be part of the TDS program. Ikirenze icyo dufite n'abandi bakoci bazabona no ku rwego rw'uri national bazajya bafata abana babategura kujya muri team ya national team y'abakiri bato. So ni program rero yagutse, turizera neza cyane ko cyo dane navuze ko we need to go back tukiga tugashaka n'abaturusha gutwungura ubwenge. So when you see Anthony Bafwe coming to Rwanda almost every 2 months, he's fly over here. He was here in October. Now he's back in December. So agarukanye na Fred. So Fred will stay here for 2 years. So that means make sure faut chercher à connaître tous ces gens. C'est eux qui vont te donner des tips comment on vit à Kigali au Rwanda. Donc ni ibintu dushyiraho imbaraga kandi tukaba dufite na FIFA bishyigikiye. And even for information, nawe ushobora gukora projet ingana gutya na FIFA idashyizemo amafaranga. Of course ntabwo twavuga ko hahagije
ariko turizera ko byibuze ni amafaranga ashobora gutuma tugera ku musaruro. Nta mushahara urimo SG, nta mushahara wa DTN urimo, ni amafaranga ya operations atuma tugera ku musaruro twifuza. Ikindi navuga ni kuri ni ikibazo babajije cyiza cyane ko dufite amakademi ya PSG, Bayern. C'est ça aussi on a demandé aux détails. Comment tu peux définir on a déjà le projet avec le PSG, les Bayern et d'autres académies internationales. Comment tu peux assurer que le programme TDS va nous mener à la Coupe du Monde? C'est une question qu'on t'a demandé. For the foreign, he also explained abana bakina hanze y'abanyamahanga ariko bafite n'ubwenegihugu cyangwa abashoboye ubwenegihugu bw'abanyarwanda. So twatangiye uburyo nawe tukora like database yabo. Umwana utaba mu Rwanda ntabwo byoroshye cyane kumushyira muri iyo porogaramu ya TDS, ariko niba umwana ukina muri akademi zirivuriye akaba afite nivo ya talent twifuza yaza kutwunganira ibyo twavuze, turimo kureba ukuntu twazajya dukoresha amakampu kubera yabivuze ariko tugasanga abana aho bari biroroshye guhuriza abana hamwe bari Burayi kurusha uko twahuriza abana hamwe baza mu Rwanda. Ariko ababyeyi bamwe bose batumva ko bakohereza abana babo mu Rwanda kandi birumvikana. Ufata umwana w'imyaka 14 maybe yageze mu Rwanda cyangwa yagera mu Rwanda na rimwe gushaka kumwohereza ntabwo byoroshye. So twavuye ko twebwe bayadufata igihe runaka ruzwi tugakorana n'ababyeyi bacu b'abavandimwe baba i Burayi, abo bantu bakadufasha kugira ngo tubashe gushyira abana hamwe babashe kubayivaluatinga. N'ikindi dufite abanyarwanda babiri, that's for your information, baba FIFA agent baba i Burayi bifuje ko badufasha mu kuzamura cyangwa se mu gukora outsourcing y'abo bana, nabo bagenda badufasha baba mu Faransa no mu Bubiligi hagati aho ko bashobora gufashanya natwe ndetse na SG kugira ngo iyo gahunda n'igiyeho yo kujya kureba abo bana tube duhuriza hamwe abana na 30 tugende tubarebe tubane mu umwe hakiri kare ndetse n'ababyeyi be tunaganire kuko muzi neza